Ndi papa Sava. Dafi! Urabizi neza ko Dafi! nawe uri mari. Dafi kingura! Kingura ndabizi ko muri kumwe na Hatungi. Ako se waje Asitenda gace. Kingura! Sugusanze Ako jyaze gace nge ndabizi neza amakuru banyifite. Usanze ari Urabona kumwe ngo umuntu usanze ari kumwe na Kirimbuzi wakora. Mukingure! Ndabizi kumwe na Hatungi ari ku makuru ko nayifite. Ese wayakuye he? Ese mwamuretse akabakinguza ko wenda yazi. Dafi! Ariko mwe muri. Kingura! Samugane ko adakingura. Dafi! Mukingure cyangwa jyana ubakure hejuru. Wamena n'ikirahure cy'abandi ukakizira. Umugore we wagenje. Ariko iyo nyemenya iki kirahure kiguze Hatungi. Undi se guciye kuri he ni. Ntabwo biciye amazina yayo. Yo barembe. Dore Dafi we. Waginera Yesu. Marigari. Ndebe. Harya ngo urakubitwa yewe Nyagasani. Umeze nabi rwose. Ko ntugira n'isoni zo mu rugo rw'abandi singaye n'uwo mugore nuko. Dafi nawe nizeraga. Ndavuga atinyuka ukankorera ibi bintu koko. Dasiye baretse kuvuga amagambo menshi wenda wasanga ari undi mushinga bari barimo. Dafi koko. Umushinga s'amaso urabona ari abantu bavuye mu yindi mishinga. Bifungiranye. Dafi Niwe watinyuka. tuganire nk'abagore b'inshuti twagiye gusangira uzi uduca inyuma uze guca inyuma umugore mugenzi wacu Ariko uzi ko Dafi kuki uri umugome Mama kuko ntabwo Sava. ari ubutindi bwo mu mutima uzi ko byavuye handi twaganiraga. Dafi ndakwica ngiye nufatira ku mugabo. urabona ari gukurikiza wowe wanye ngeza. si ubugambo bwanyu muza mwirwa mutakagizwaga banyu yavugaga ibiki yavugaga ibiki Uza wa mugore kuki utagiye kwa Margarita utagiye kwa Margarita Ubwo yaba agiye gutora ikirajya azaza nature. uretse Mama Sava Murebe ibyanyu ibyanyu umugore nk'uyu ntureba ko aciye inyuma Didasiana ejo bundi araje abwira Papa Sava amagambo yose wavuze je nagutwika ngumva nkubwira wa mugore we ariko ibaze cyagiye wirebe wirebe uriya mugore uribuka bazisaha uriya mugabo ngo urebye uramara igihe kingana iki harya didasiye ngo wamara iminota ingahe iki nacyo ngo iminota 70 singise barayikoresha Dafi urumva ufite urufu. wari ufite wamufashe ivugira ingoto nuza we Ariko Dafi nawe kuko ibintu twaganira. oya didasiye wibihanira noneho batujyana twese muri uno mudugudu Nta soni ufite. Urya ngicyondo. ariko ceceka twumva ariko mwahamagaye ko mugira ngo umuntu ateze undi agisida nk'ubu bajya kukujigura kirimbuza akagukaratikaho amakarati yose yize ubu koko baguciye n'uwo mutwe nibwo wamenya ko uri umugabo urahagarara mu modoka ukavuga ngo mu rugo rw'umugabo nta soni reberega ibipesu babiciye ariko mwanarwana noneho nimureke ibyuyu maze umugore mugenzi wacu soni mu buriri bw'umugabo ko kukajyanamo inongegera y'umugabo Ibintu byose twaganiraga ubu kirimbuza ahuye n'uyu Tanga mu matwi. Uri kodinga muzabona Banyaho uzajya gufatira araje agera kuri rugaba wawe nibwo uzamenya neza yuko namwica ngiye namukuramo iyo nta mikino ngira. ariko sije. ni mu muhija cyazibesha ako gatuza kawe ariko Didasiye nawe ntuze kuza yenda kubirakarira Aho hatubize. hatugire katubwire cyangwa nawe ahubwo tukuryamisha ngaha tukunyukubita Ariko ubundi ahagaze hariya te. Uhagaze aho. kareka gahagarara akataducika nyine Didasiye nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye ntuze kuza kubirakariramo cyane ngo Noneho seke nishimye. ariko se ceceka kugira umujinya w'umurandura nzuzi nawe rwose niwe wabiteye nawe wabigizemo uruhare Yaragutumye. yaragutumye ngo umurebere yabiteye gute none se Ariko se hatuwa. turagukubitira hano Ubundi bagakubitira. Nikegera hano kigizwe hano tukareba igizwe hano Ngiye mukanengeye kota. Didasiya reka ubu turakwe wokeje turabona ongere gatera igituza nibyo nari ndimo ndababwira nyine Didasiye ni nk'umuntu w'inshuti yanjye w'umubyeyi ntaze kuza kubirakariramo cyane yasaka yishima avuze impundu kuko nawe yabigizemo uruhare pe wasanze ari yabigizemo uruhare none se nawe iduka ry'amamajwi niryo ricuruza ase bafungure nyiragitorera inzoga kimwe ngo nawe urandwanya nkaba ukabyara ngo ni muhemarigo Mano wafunga. Nindasura moranje. Ngewe ni za masugi
mudasakuza ngo nuko mwaje mu kabari agira hasi hari abana baryamye reka tuyenjoyinge neza neza mu isoko mwene kirimbuza hari n'abanywera harabumvira ufite babukuraje ko mbona wagira ni abantu bakuru basakuza bavuga waraye nta kintu ndimba atakumari mano hano korona amushinga waraye adatashye mu no kunari kureba kanya umushiha wa mbese ntabwo mwavugira hasi ngo bikunde ese ufite ikihe kibazo ahubwo se umva n'uwashinze aha ngaha agira gute we manu ura hano woho ugende nawe kasito dore naha ngaha buza kwirwa butuvugira mu kabari birirwa batara amagambo ariko ngira ibanga ariko ntabwo uca ngaho ucisha aha ngaho uve mu nzira genda nyine uzane kasito cyangwa se ikibazo cyari cyazo tunywa gutya turajya tuguhamagara uza ufungura genda unzanire kasito hano nisomere fata ino oranje numva kuvuza induru wafungurira iyi ngiyi nkagira ngo nibura unywa no inzo kugana basa ntayinywa ubwo ufite menshi oranje se ubwo afite menshi kandi ufite menshi urahaze nabaye na make nagurisha agatungo yewe mukobwa uno mugore watunye ngo bagire ngo ntanywe inzoga wanyweye ukahohomera mbabarire mbatizwa ejo mureke mbabaze we marika atafite cyose marika batubwiye ikibazo ese byakugenda cyane umugabo nta kintu yarayakubajije mwace tukanywa ibyo tunyweye mukareka kuzana amagambo hano ko se marigari ubu ko twaje hano tuje kunywa akantu ngo twisekere ubu tuzanyeho ibintu by'imishiha wakoshya ugataha ubundi wowe akose ibyo barabibaza arabareba niba dufitanye n'ibibazo ibyo barabibaza iyo ubanye umugabo ako se koko birahari ubizana hano oya supe ngo tugire ngo iwawe ntabihari cyangwa iwawe cyangwa ese wakwivuza n'uyubura ku mushinga wowe ukiva ku giti cyawe ninde wubatse se hano mwagiye mureka kwijijisha nkawe ejo bundi bagufata wari wagiye hariya kubera ko umugabo wawe atarahari iyo bagufatanya n'umugabo wanjye ni uko ataba ahari wese ntabwo nagufatanye n'uwanjye ubwo rero ni kimwe wese baraseka mbikwibutse mu masava ariyambara bamufata mu rutonde ntabwo ibyo ngibyo tuganire neza shisha make utubwire ikibazo ufite tugufasha tuganire rwose tubwire ikibazo ufite tugufasha n'ibazanye ibintu by'imishiha hano manu akihoreye wanyweye inzobyi n'inwanzo reka mubwire akira bundire nisome umugabo wanjye se atabimenya abaseriveri b'akabari nabo manza bananiwe inkwerera umugore mwazo wundi we umuntu ungana utya aterura volume volume si volume ko ari veruke ariko mwizi ikigorobaha yewe naringize ngo arakubwiye ngo ufite akanwa karekare kavuga kakarenza ibiro ufite iyo wipimishije utwite ugira nk'ibiro 30 ariko se ngenda baza ngaho amajigo ngaho kunywa ngaho ibi byose ni kwadidasiye tuba tuganira kiri nka 50 di nimba ari amakuru ushaka tuba tuganira mariko twibwirire reka mbabwire nuko mwabona wakinga agasheri wanjye didasiye twashenga nk'ubu tuba duhegeye ni ukuri mba numva nezerewe urumva tugomba guhura nk'abadamu tukagirana n'inama cyane rero umutwe umwe bifasha gusa umva nta nubwo biba byoroshye mu rugo buriya umuntu uhaguruka akabwira abantu ngo urugo ngo ni ijuru rito njye ntabwo mushyigikiye urugo ni ishuri inshuti zanjye ijuru rito rihe aho marigari wari wababa ntebe bari kubabwira bya bindi ngo bitanga burayidi shawa ngo genda ngo wubake ngo ugiye ngo mu ijuru rito ngo umugabo ngo nageza ngo amazi ashyushye ngo uzamufate nk'uruhinja ngo singo bakubwira ngo hindukira ngo harya ngo kana ngo iyo gakoze ngo kugahanga k'umugabo ngo umugabo ngo reka mbabwire baraba bivugisha ibyo bintu byose umugabo hari umugabo mu gihagarara ariko akaba ari sugabo mu buriri reka mbabwire inshuti zanjye sikagaho reka turakavuga cyane niyo mpamvu twahisemo kwicarira hanze tugira mu kabari ntabwo haba nta mugore witwa Venansiya hano ubona wasanga ari hano hari umunyavuga cyane Venansiya yasinze simuciyeho yaba Venansiya ntabwo uragira zigira sipesi yose bose ni abantu barindiri ubona mubonye aha uwo mwihoreye twirata reka mbabwire tugira inama nk'abantu umva niba mfite umugabo niba mfite intumbi y'umugabo urumva
mubona ndimbati kuri amezi icyo kibazo rwose nakivuze kera rwose ibi tubemo inshuti zanjye mu ngira inama niba hari n'ahantu nakura umuti numvise ngo hari imiti ugira ibintu by'ubugamba twamwica uzibeshye cyangwa ave muri gurupe yacu ariko ubundi reka mbere cyagiye adihaho shayanzi barumaye akagore kashatse guharabika nawe urumva nagira ngo niba hari n'umuti mushaka numvise ngo hari umuti ngo ukuza ngo ibintu ngo by'ingingo zirangingo zibaga ntabwo mujya mubyumva afite gato ni akabebe na gato yarenze urugero we ugize umanza usaba uburenganzira ukiri harahiye ujya kuvuga ngo ni karibu turaguhamagara abantu ntugaruke ariko ubundi manager aka kabari ako we umva aka kabari nimureke amaguru baye icyifuzo gito nitwongera kugaruka ntawe ahagaruka kasava ikibazo yirukana twagiye kwa Gerard twagiye kwa Gerard wa mugore we nawe mbona igitekerezo cy'inyamibwa twibwirire muri nk'abantu basobanutse ni ukugura ikesi tugatereka none hari n'ijya asumva nasohokera mu kandi kabari icyo nabagarata najya wabwiye ngo kamera ye mwese murabyumva muri bakuru ifite akarensi gatoya akarensi gato rudori katazuminga ndakubwiye ngo katazuminga posteri ifotora yitwa fotora niyo muri pozisiyo imwe mana yanjye nta nubwo ngiye gukumva yinjize ngo nkumve n'ubukiri gito aba yakanjije karahagera uba wumva n'ubukiri gito ariko wararenganye niba ari uko bimeze waragowe najya mubwira ngo nararenganye ni ukubona njye byabaga imana sigaye ngenda mbyimba umugongo se no mu nda mwene hano mu kiziba cye narivuje ahantu hose nageze ku muntu umwe arangira inama arambwira ati ntabwo ubwo ari uburwayi bwo kwa muganga ahubwo ni ukuvuga ngo ahantu bakagukoreye byari bya bindi bakoreye imodoka zidanje nta kintu gikorwa iwawe reka nkurema agatima ibyo bintu nzabona umuti uzapfa njye kwigendera ataragenda buriya nawe yari munini yarimo ibiro ariko no kuri plaque se yahagera ngo plaque wagira ngo hari bamuhaye icya kabiri cyayo none yagera ninjoro umwana wabuze se urupfu ko nari nkiri muto sinzabivamo ariko ndamufite umusonda ku ruhande nanjye ngiye gumushaka nkanyaruka akagira bububububu nkaza nawe nari mfeyo nagiye kumushaka kibana warwara marigari uzi uwanjye shamu wamubona tugenda duseka akashamwe bwe muri abakire nani ko barakombaradenga iryo toto sereva gabanye twese tujye tubwire nyuma ya papa sava ubu ngiye noneho ngo twabishyize muri weekend kwa gatandatu no ku cyumweru iminsi isanzwe iminsi ntashobora ariko urakara byaje gutegura Nta bose arataka kureba ko ari kandi agataha ambwira ngo ararya we ikibazo burya ni uko agira akazi kenshi wenda wenda bara akazi kenshi se sinjye akazi ka mbere yazanye urati umurimo wa mbere ni wowe umurimo wa mbere ni umugore wawe wivugiranamo nimureke twese nivugiranamo ibyo nyine uri kubivuga ariko ntabwo usa agahinda noneho akambwira ngo kuwa gatandatu none ava mu rugo sheri witegure umva hirwa nakora umva kugira ngo hatagira n'akatsi kamutega akifite hasi ntame ntabwo ncaca yahageze yaje nijoro aratasanga saa saba z'ijoro araza yasinze araza akoza muri iminota 2 noneho si ukuryama nanagira nya ngo basi ngo aza kuri bumva nkumva umugabo nta numva yagize ahubwo akajya akagona ushobora no gushaka kuri twari tuzi ko ari wowe wagezeyo ntabwo musagarinda mbana ubu se narasha kugira bayakiriye zino makaratika niba takurira ngo nawe yabonye twahagaze ko mwese ari ufata ijambo
nzagashika ijosi mureke mbabwire Umuhe ijambo imbere natwe niba mbesha Imana yo mu ijuru impane uretse kuba navuga yenda ngo reka ndebe mama wanjye ne ko babaza ababyeyi banjye baranshingiye ibirori birataha ariko ubu njye mararatashye mbere nyuma y'ukwezi kumwe mararasubiye iwacu wita utera umwanya mama sava nyuma y'ukwezi kumwe mararasubiye iwacu ubusore ni ukumubona mu madeshire gusa ubusore bwa hehe ono ahaziye kuryama amenya arahekenya akahekenya n'amasara bwayo n'amasara bwayo byonyine se hari ikintu amarira nabane se umugabo mwiza akaba ati shengukaho aranatukana se by'amanywa yewe ko Kristo umwami yaranakurenza urugo kirimbuza ariko rero noneho njyewe nta makanira nta na kimwe nta na kimwe baturogeye merutse no kumva ngo ntacyo kugaburira nimuragaburira hehe nyamara naragiye sinzi wasaza simanaje yashatse udikirimba mugeraho mumanure n'agahinda mwabindi yewe tumanura agahinda soma icupa mumanure agahinda n'imibaba tumanura agahinda niba nawe bayagerageje noneho njyewe uwanjye niba yabaye ikiremba niba baturogeye umudugudu umenya baramu ariko bano bakaba bari kukica ariko se nkasibe we bigenda bite ko njya mbona mfite ikibazo twese nimureke duhe umwanya buri njyewe uwanjye menya baramu ntuyavuge dufatire njye ndi umwikuzi ndi umwikuzi wa ariko niba ataha wowe mugezeho ikibazo niba ataha nakuvugisha iminsi yose abafite ahantu yabikoze ni ukuri ubundi nari nzi ko ndi wowe bazana nzakura umuti harogora umugabo ushobora gushaka ibimurogora ugasanga uramwishe kakahita kagwa burundu nzakomeza mfite umuti wanjye ndasaba ijambo tutaza kuva muri iki giti mureke nanjye mbaze ariko mujya mwumva ijambo ryashyira kuvugirwamo umugabo w'iwanjye mutangiye gusinda azi cyangwa iwacu pe azi abonye ushaka uratahe nta wawe kintu namushinja asaba ngo muri weekend yego kubwo se muri weekend dutaye imisoro muri weekend se urumva mpikira rwose arabizi ko buri wowe shaka kuko ufite na mama wawe wasanga hari n'utwatsi watubwiye abantu batuye hafi y'icyaro mujya mubitura kuri natwe ikibi cy'abagore ntashobora no kuganira yigosha nta nubwo yarangira mugenzi espera ntabwo mbabeshya ariko se supere kandi ugira ubutiriganya nta nubwo twabyizera ibyo uri kuvuga gitari nta nubwo warangira reka umuntu nzembere reka twumve murumva burangewe buriya nicyo gituma muhora mureba ngo kandidasene ngo buriya ngo karananutse ngo buriya iyo nta muntu wazibuye bakore control ntibaragenda mukabibitumba mukatikagiza imigongo mugahora muyitaka mwari mwabona nakihe ndwara ubundi gahunda bari porogaramu iwanjye njye ndaza kujya uko ngiye mu misa nanga icyacu nanga amaturo iwanjye njye buriya nawe niyo mpamvu nta biro ugira aho gacukaho none se buriya arajigijiga buriya wako w'imyuzi azi guteka azi kurunga indirimbo ubu dusigaye twarahimbye bwe tujyanamo yewe we izazamuka indirimbo ari bitera twarabishatse guteka no kurunga rero uburiya ni buriya nicyo gituma nabatumijeho tube twaganira ndebe iyi mibyibuho hanyari ituruka nze kubaganiriza sareye imbera byombi mujye muzi ariko tubaganiriza ubugore buto burya tugira amana ariko tuba dufite n'ibintu n'ingingo zigenda ziturengera twiyumva neza gukomeza umwuka byibura gufotora gahunda yo gufotora muri mu ndirimbo nawe uririmba izazamuka byibura 30 60 ntiyajya munsi ya pasiteri mwa bintu ugenda pasiteri hindura shiri uhindura iminota buriya rero iminota nkubwire se ni kadushyiremo pause oya baretse iminota byibura 40 twarapfuye muri weekend bwo nta n'uzitekereza ibyo twasisiye najya mu ijoro nasuye najya mu ijoro ntabwo tuzi guhamagara ngwiki ariko noneho we murumva bari mujya munyumvira we ibi ni ibice dutunze ahangaha ubirisishana twamamaza noneho nimba ashatse no kumbeshyira ngo nariyamamarije ubwo urumva turi kuganira
none se wari waje gusuzuma noneho Cheka wumva ikintu. Avuze ngo iki? ariko rero namwe wenda ntimuze kuza kumviraho indi imwe nyine nk'abadamu kandi mwibuke ko ndi umubyeyi mugenzi wanyu kandi wenda ntimunavuge cyane hato bakirimbuze tukanabyumva ariko si iki kiri kungera cyangwa n'inshuti zabo zikabyumva urumva naravuze nti reka nguruke numva iyo bweze mbese niwe kanyoni kabuze hato wenda ntazaba nk'awa wundi utagera ibwami kuko abeshywa byinshi avuga nti reka nguruke nyine njye kumva Wasanze koko ari byo. wasanze se ibyo bavuze ari byo reka mbabwire mwabyeyi mwe rwose ariko kano karigoroza utabiri nibyo nanga Ko kameze. Tusha tugutere njonogo. gitabuze kumba hafi ikintu kimbabaje mureke nkibabwire nk'ababyeyi bagenzi banjye uretse guhinda no gushega n'uburaya bwanyokamye n'irari rya hato na hato naho ubundi nta birenze ni kwa kundi nyine dedasiyone twagiye muri gurupe arikina byatari ngo umugabo we ngo amasaha abiri ngo umugabo umva mbabweze Nikinye umuziki. nanjyana akara reka mubwize ukuri akava mu murimo nta vuba birenze na gato rwose nta birenze Yabyinnye mbere y'umuziki. mujya mubabarira nimba yumvira atishimye akavamo vuba nta birenze rwose hanyuma akivugisha ngo ubonye ijambo nimba yasanze Ceceka nimba nawe yasanze nta kigenda akabivamo vuba ibyo nge nabizi nimba yigora yaminota nige ubu we wasanga ari ukuntu n'icyo yivugisha ubundi si bunywa Ariko mfunga uwo munwa wawe. ukuntu noneho rata ukuntu nyine yivugishaga ngo ni sare mberabyombi sare idahwanye na karase iba mberabyombi karame papa sava ndaje nibyo nari ngiye gukora arakwica mu masava arakwica ni izina ry'imana nari ngiye kuza pasava ntabwo ari inama twari wowe utunura urakora iki muri abo maguru iyo ni nimero kangahe mu kibuga cyo kwakira impuza asimbura kuri kangahe ni kwatu ese ubundi papa sava wanyarukira ngaho nawe ariko mugamura kumuca wagabanyisha muri kumucecekesha ni mu mufungi umuntu n'ubundi muwufite n'urutsara ya mudasakuza ubundi ndarara mbimenye reka ngutange mu rugo uraza usobanura Warakwica wasobanurira ibyo urimo ngo ni umugoroba w'ababyeyi se twako mutadutumiye kagende kakaza mu rugo rw'abandi bazakakubita. gashote ariko kibwira ngo kimfashe uko turaza kubigeza